Abakurikiye rwose 26 nongeye kubasuhuza mbifuriza umugoroba mwiza. Wibuke ukore subscribe. Nabasezeranyije ko muri video itaha nzababwira ku ngingo nziza, ingingo ijyanye n'icyaha. Ese icyaha kibaho? Ese nimba kibaho ibyaha birangana? Ese kukirinda birashoboka cyangwa se icyaha ntikibaho ahubwo kikaba kiba mu mitwe yacu? Ndakoresha ni méthode descendante kugira ngo ngihere hejuru ngenda manuka kugeza igihe mbikumvishije. Hanyuma rero ni filozofiya n'ubundi dukomeza kuvuga, bwa buhanga buhanitse buduha kwigenga. Iyo umenya ukuri biguha kwigenga. Ingingo y'uyu munsi, ese ibyaha birangana? Tubona mu mategeko sivile nibyo, ibyaha ntabwo bingana. Buri muntu iyo akoze icyaha bitewe na gravite yacyo cyangwa se uburemere bwacyo ahabwa igihano kijyanye n'icyaha yakoze. Ariko se n'imbere y'Imana amadini ko atwigisha ko ibyaha bingana, ko buri cyaha ukoze ugomba kujya kucyicuza? Mbese koko niko biba bimeze cyangwa abanyamadini bashobora kuba babitwigisha nabi? Nimba si ibyaha bingana, haba hari rezo y'uko abatazakora ibyaha byinshi bagahabwa ihirwe ry'ijuru, ari naryo burya existence yacu iharanira, icyo bita bonheur cyangwa umunezero uhoraho. Ubwo ngubwo abantu bazaba barakoze neza, yaba wakoze ibyiza bike, yaba wakoze byiza byinshi, ariko bose Imana ikabona bakwiriye ihirwe ry'ijuru, icyo twita beatitude. Ese bazaba ahantu hamwe? Bazafatwa kimwe? Mu ijuru nta inegalite iriyo, ntabwo abantu bashobora kugira iyo bonheur mu buryo butandukanye bikurikije ibyiza cyangwa se ubuke bw'ibyaha bagiye bakora. Niyo ngingo tugiye kureba twifashishije umuhanga w'irokaseka wo mu Butaliyani witwa Thomas. Bongeraho nyine ko ari Thomas d'Aquin kuko ni Thomas of Aquinas cyangwa we Aquinas. Ubu ni umutagatifu, yavutse mu 1225. Ni umuhanga uzwi cyane wanditse igitabo kinini cyane cy'umukogoto cyitwa Somme théologique, kirimo ibice bitatu. Icyo ngiye kubaganirizaho uyu munsi ni igice cya kabiri kijyanye cyane cyane n'ibijyanye nyine na morale, n'ibijyanye n'ibibazo twibaza ku Mana, ariko inshuro nyinshi bijyanye na morale. Reka rero we yandika mu buryo bw'ibibazo n'ibisubizo, agatanga ikibazo, agatanga icyitwa objection, hanyuma agatanga icyitwa sed contra cyangwa se sens contraire, hanyuma akabona gutanga réponse, akarenzaho icyo bita solution. Turaza kuba turi kumwe, ntimugire ubwoba. Ndabentroduiza muri iki gitabo murebe ukuntu uyu muhanga azi ubwenge cyane. Nk'uko rero mbibabwiye, tugiye kurebera hamwe ikibazo cya gatanu, ariko turebe article ye ya kabiri. Iravuga ngo un homme peut-il avoir plus de béatitude qu'un autre? Ese umuntu ashobora kugira ihirwe, donc ashobora guhembwa rya hirwe ry'ijuru twavugaga ku buryo buruta mugenzi we? Simbihimba, dore igitabo mbabwira ni iki cyitwa Somme théologique. Abazabasha kukibona muzasome iyi question 5, hanyuma munasome iyi article murebe ibyo ari byo. Reka tuyicemo, ndagerageza kujya nsoma agapati gakeya gatoya mu gifaransa twumva icyo gashaka kuvuga. Nk'uko nabibabwiye, iyo abajije ikibazo nk'uko atangira atanga objection cyangwa se nyine afata uruhande ruri negative, nimba ariko nabivuga. Arabajije ati un homme peut-il avoir plus de béatitude qu'un autre? Mu yandi magambo, ese mu ijuru umuntu ashobora kugira ihirwe rirengeje iry'undi? Se ibihembo byacu mu ijuru bishobora kuba birutanwa? Aratangira ati il semble que un homme ne peut pas avoir plus de béatitude qu'un autre. Avuga ko bisa nkaho umuntu adashobora guhembwa birusa iby'undi mu ijuru, nimba béatitude twayifashe nk'igihembo twese Imana izaduha nyuma y'ubu buzima. En effet, d'après le philosophe, uwo yita le philosophe hano ni Aristote kuko niwe yireferagaho cyane.
La béatitude est la récompense de la vertu. Donc kwitwara neza, gukurikiza indangagaciro nibyo bituma umuntu ashobora guhabwa la béatitude cyangwa se ihirwe ry'ijuru. All un salaire égal est accordé à toutes les œuvres de la vertu, puisque l'Évangile nous dit: tous ceux qui travaillèrent à la vigne le curent chacun un denier. Donc murabyibuka aravuga ati igihembo kiba kingana ku bakozi bose as long as bakurikije amabwiriza ya sebuja. Hano biratuma rero mfata na Bibiliya kugira ngo twumve icyo ashaka kuvuga. Turasoma hano muri Matayo, turebe Matayo umurongo donc mu ivanjiri ya Yezu Kristo uko yanditswe na Matayo igice cyayo cya 20, hanyuma turebe umurongo wa 10 uko bavuga. Baravuga bati: aba mbere baza batekereza ko bari burengerezweho nabo, ariko buri muntu ahabwa idenari imwe. Donc nimba uyu mugani muwuzi, wenda abatawuzi bazawusome cyane. Ni ukuvuga ko Nyagasani atitaye ku gihe runaka yakoze, uwakoze cyane n'uwakoze amasaha make bose yabahembye idenari rimwe, nuko yabyishakiye. Bisa nkaho rero umuntu adashobora guhembwa kurusha undi kwa Nyagasani, cyangwa ngo ahanwe kurusha undi kwa Nyagasani. Uko nguko niko umuhanga nyine Thomas wa Aquin abivuga mu ivanjiri. Ibi bisobanuye ko n'uwitwa Mutagatifu Gerwari nawe ni umuhanga, nawe turamuzi, yavuze ko ils ont reçu de façon égale la vie éternelle à récompense. Donc icyo Imana iduhemba nyuma yo kwitwara neza ni ubuzima bw'iteka, bisobanuye ko ntawe uzagira ubuzima bw'iteka ngo ndagira ubw'igicagate kandi bose bahawe ubuzima bw'iteka. Biragaragara rero ko umuntu donc adashobora guhembwa n'Imana kurusha undi. Nimba ibahembye irabahemba kimwe, nimba itabahembye ubwo nabwo irabareka mwese. Niko atangiye, mube mwitonze udakuraho kuko wasanga hatariyo conclusion. Hanyuma arakomeza ku ngingo ya kabiri cyangwa se icyo twita objection ya kabiri, aravuga ati: la béatitude est le bien suprême. Icyiza gishoboka ni ihirwe ry'ijuru nyine, ni ukubona Imana. Burya donc la fin ultime de notre existence, ce n'est que être heureux, ce n'est que donc kubaho wishimye, kubaho ubona Imana, nicyo bita la fin ultime de l'existence de l'homme. Biravuga rero ko kubona Imana cyangwa iyo béatitude nyine niyo le bien suprême, mais rien ne peut être supérieur à ce qui est suprême. Numvikana nta kindi gishobora kuruta ikintu kiri supreme. Donc Imana iramutse itaduhembye kimwe, avuga ko béatitude itaba ariyo le bien suprême, kuko haba habayeho indi béatitude iruta béatitude. Donc ntabwo ishobora gushyira inégalité muri béatitude. Donc un homme ne peut avoir une béatitude supérieure à celle d'un autre. Nta muntu wagira donc ihirwe cyangwa se igihembo kirenze icy'undi mu ngoma y'ijuru, nimba ariko twabivuga. Iyi ngingo ya gatatu ihakana: la béatitude étant un bien parfait et pleinement suffisant, elle apaise le désir de l'homme. Donc iyo umuntu yabonye icyiza kiruta ibindi, ukwifuza kwe kurahagarara. Kandi koko nibyo, nyuma yo kubona Imana ndatekereza ko nta kindi muntu azaba yifuza, kuko na Mutagatifu ngira ngo Augustine yavuze ko umutima w'umuntu utazigera utuza igihe Imana itarawutahamo. Donc umuntu atuza ari uko abonye Imana. Avuga rero ko nyine béatitude kubera ariryo fin cyangwa se iherezo rya byose umuntu aba ashaka, iryo hirwe ry'ijuru, nyuma yo kuribona kwifuza k'umuntu kuba guhagarikiye aho ngaho. Ariko akavuga ati: mais le désir de l'homme n'est pas apaisé
si lui manque est bien qu'on puisse lui fournir. Ariko nimba yumva hari ikindi cyiza kirutaho kubona, umuntu ntago azarekera kwifuza, ahora yifuza kugeza igihe tuzabonera icyo cyiza kiruta ibindi. Bivuze rero yuko aramutse abona hari beatitude yahawe undi we adafite, yarushaho kwifuza iyo beatitude nziza kurushaho, bikavuga ko nyine ubwo tutaba duhembwa kimwe. Donc kuba Imana yadutandukanya mu bihembo byo mu ijuru, ibyo Thomas Aquinas abanje kugaragaza ko bidashoboka. En sens contraire cyangwa se sed contra, noneho ku rundi ruhande arakubwira ati le Seigneur dit dans ce genre, donc ni ivanjiri ya Yohani Nyagasani avugamo, donc ku mutwe wa 14 umurongo wa 2 avugamo ngo dans la maison de mon père il y a beaucoup de demeures. Reka nabyo mbisome mu kinyarwanda kugira ngo mwumve neza ikijyanye nyine n'amayobera ari muri ubu buhanga bukabije. 14 umurongo wa 2 kwa Yohani aravuga ngo mu nzu ya data hari ibyicaro byinshi, iyo bitaba ibyo mba narabibabwiye, ubu ngiye kubategurira umwanya. Mbe ndekeye aho. Iki kimenyetso cy'uko kwa data hari ibyicaro byinshi nk'uko Nyagasani abivuga, bishatse kuvuga nyine ko hari ibyicaro byinshi, kandi urumva hari abazicara imbere, hari abazicara hagati, hari n'abazicara inyuma. No mu bukwe iyo ugiyeyo se ubona ko abicara imbere ari abanyacyubahiro, abicara hagati ari abakomeye mo gake, n'abicara inyuma akaba ari abantu badakomeye cyane, inshuro nyinshi usanga baba banaje kuvumba. Bivuze ko nimba kwa data hari ibyicaro byinshi, of course birashoboka ko guhembwa n'Imana bishobora gutandukana. Hari abazicara imbere bien sûr, hari abazicara hagati, hari n'abazicara inyuma. Reka dukomeze ariko twumve. Nicyo ngicyo avuga, nibyo yavugaga ko nyine le degré de vie éternelle qui est accordé au mérite et la béatitude elle-même. Donc il y a donc différents degrés dans la béatitude et elle n'est pas égale chez tout. Donc ihirwe ry'ijuru, ubwo butungane ku Mana cyangwa se kubona Imana, kwishimira Imana, birimo nyine dogere ku buryo nimba wari uzi ko niwiba igitoki undi wenda akica umuntu, mwese Imana ikabaha kugera mu ihirwe ry'ijuru, kameme ntabwo muzicara hamwe. Nimba wenda umwe akora ibyiza byinshi, wowe ukibera ukavuga uti ntacyo ncumura ariko nta n'icyo ndengeza, ukamera nka wundi utagira icyo yica ariko ntagire n'icyo akiza, wumve ko niwisanga mu myanya y'inyuma ntuzarenganye. Le philosophe azaba yarakubwiye, kandi nyine yifashishije ibitabo byaba Bibiliya ndetse n'igitabo cy'umuhanga Saint Thomas. Ubwo rero tumaze kubona ko nanone bidashoboka ko Imana ishobora guhemba abantu kimwe, reka twumve igisubizo cyangwa se icyo twita réponse kuri izi objection zagiye zitangwa. Donc, comme nous l'avons déjà expliqué, l'idée de béatitude inclut des aspects. Donc, iki gitekerezo cy'ubusanzwe cyangwa se cy'ihirwe ry'ijuru kigizwe na aspect ebyiri cyangwa se impande ebyiri. D'abord, la fait ultime elle-même qui est le souverain bien. Puis, donc, ubwa mbere harimo nyine iyo la fait ultime cyangwa le souverain bien, cyangwa se tuvuge nyine uwo munezero Imana izaduha tugeze mu ijuru. Icya kabiri ni l'obtention ou la jouissance de son bien. Ubwa mbere guhabwa ijuru ni kimwe, ariko no kuryishimamo, kuryishimira ni ikindi. Icyo ngicyo nyine urabona, n'undi abantu bose tuvuge nk'umukobwa ukeneye gushaka ashobora kumva abishaka, bose bagashaka nk'umugabo, ariko ibyishimo bagira mu rugo nubwo bose bashatse bagakwiriye kugira ibyishimo kimwe, ariko ntibabyishimira kimwe. Donc hari ukugira le souverain bien, ariko donc obtention cyangwa se nanone la jouissance de son bien ishobora kuba itameze kimwe. Reka dukomeze twumve.
En ce qui concerne le bien même qui est l'objet de la béatitude, il ne peut y avoir une béatitude plus grande qu'une autre, puisqu'il n'y a qu'un souverain bien, qui est Dieu, de la possession là, les hommes bienheureux. Donc, ku kijyanye rero n'iyo souverain cyangwa iry'ihirwe ry'ijuru, ok, Imana niriguha niryo nanjye izampa niryo n'undi izamuha. Aho ngaho ntabwo hashobora kuzabamo itandukanyirizo. Ariko rero ku ngingo ya kabiri, mais quant à l'obtention ou jouissance de son bien, l'un peut avoir plus de béatitude que l'autre. Ku kijyanye rero n'uko iryo hirwe turibona cyangwa n'uko tuzaryishimira, umuntu rwose ashobora kugira iryiza cyangwa ashobora kuryishimira cyane, ashobora kwishimira kubona Imana cyane kurusha undi, ariho diferanse igaragarira iriya bavugaga. Or, il arrive qu'un homme jouisse de Dieu plus parfaitement qu'un autre. Mubona ko hari abantu bishima cyane iyo bari mu rusengero, bishimira Imana, abandi bakishima gahoro ukamera nk'aho bitabafasheho. Biriya bintu bizakomeza, uko witwara hano bizagukurikirana. Mu ijuru nubona bamwe tunogewe cyane, wowe unogewe gahoro, ntuzavuge ngo twese ko twakoze ibyiza, Imana ikaduha ijuru, ukubera iki bino bintu byo bitagenze kimwe, mbona bishimye cyane, njyewe ndimo mpuguta, nk'uko wa mugani philosophe Schopenhauer akunda kubivuga. Donc, parce que il est mieux disposé ou mieux ordonné à cette jouissance, et c'est ainsi qu'elle peut avoir plus de béatitude que l'autre. Umuntu ashobora nyine kugira umunezero urushe uwo wowe wagira, nubwo Imana yaba yabahaye ibintu bimwe, wenda kubera yuko we atuje muri we kurushaho, cyangwa se afite nyine iyo kapasite ituma yishima kukurusha. Ngaho rero urumva ko uko byagenda kose mu ijuru ntituzahembwa kimwe, inegarite tujuru irakomeza. Harimo abantu bazishimira ijuru kurusha abandi, tugendeye ku bitekerezo bya Thomas Aquinas. Nubona rero inegarite hano umunsi, umenye ko no mu ijuru bizakomeza tugendeye kuri ibi bitekerezo bya Thomas Aquinas. Ntukinubire ko hari abakuruta, niko waremye isanzure akakurema nawe yabyishakiye, ahubwo sitarayivinga kugira ngo urenge aho uri, nawe uterure agatambwe uzamuke ujye mu bakwisumbuyeho cyangwa unabarenge, kugira ngo muri kondisiyo zose zishoboka, nidusanga na inegarite iri mu ijuru, noneho ntuzafate umwanya wo hasi, uzafate umwanya wo hejuru. Ndumva rero agace ka nyuma ka solution ntakavuga ko mba nashaka kubatindira, ariko nimba wumva iki kiganiro ugikunze, ukore comment utubwire dukomeze. Iki gitabo cya Thomas Aquinas kiba kirimo ibibazo nk'ibi byinshi bitangaje kandi asubiza mu buryo bwumvikana, twazakomeza kubirebana. Ubutaha noneho zinjira mu cyaha nyirizina, kuko icyaha nicyo gituma iyo beatitude twavugaga tutayibona, iryo hirwe tutazaribona. Ariko byo bifite ishingiro, icyaha mu by'ukuri kibaho, cyangwa ni ijijoma twebwe twikorera tukabyita ibyaha kandi atari ibyaha. Ntuzacikwe muri video itaha, njye nyine ubagezaho ikiganiro hano kuri Logos 26. Ndagushimiye, ubundi kora subscribe ntuzacikwe.